ndabasuhuje, nishimiye ko twongeye guhura. Twari twavuze kuri stress n'uburyo itera zimwe mu ndwara twabonye nka diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe udakira, kuribwa mu bikanu, umugongo, igifu, zimwe mu ndwara z'umwijima, kugira ibinure byinshi ndetse n'indwara zo mu bitekerezo. Ubu rero tugiye kureba uburyo wakwirinda, uburyo ushobora kumanaginga stress yawe ukabaho uri umuntu muzima kandi udafite ikibazo. Nk'uko twabibonye rero, stress ni ikintu kidufasha ariko igihe kitamaze igihe kinini, kudufasha kurunda imbaraga kubera iriya misemburo izamuka iyo umuntu ahuye n'ikibazo, idufasha kurunda imbaraga zo kwirwanirira cyangwa se kwirukanka igihe ikintu kiduteye tutabasha kukirwanya. Ibyo rero bigomba kumara igihe gitoya, ntabwo bigomba kumara igihe kinini. Hari abantu babasha kumanaginga stress yabo, bagira stress ahuye n'ikibazo. Tuvuge urugero, umuntu afite examen, yagiye arize, stress irazamutse ariko examen cyarangiye isubiye hasi, aho ni byiza. Hari n'abandi bidashobora, usanga umuntu, tuvuge urugero, afite ikibazo gihoraho, usanga afite ubukene, ikibazo ku kazi, ikibazo n'uwo babana, ikibazo by'amafaranga, stress igahoraho. Icyo gihe niho hahandi twabonye ko ya stress ituma ya misemburo iguma hejuru bigatangira gutera indwara. Rero nk'izi ni ingero z'abantu z'ibintu bishobora gutera stress. Harimo amashuri, imibano tuba dufitanye n'abantu, ushobora kujyana n'umuntu akagutera stress, imiturire, umuntu ashobora gutura ahantu bikaba ibibazo bitewe n'uburyo bimeze, urushako, indwara runaka we n'umuntu atabasha kwakira ko azifite, n'ibindi n'ibindi. Ibi byose twabonye ko ari bimwe mu bintu bishobora kuzamura stress, ariko ari stress y'igihe gihoraho. Impamvu stress iguma muri twebwe ni iyihe? Iya mbere igaragazwa n'ubushakashatsi ni uko tuba tutabashije kwakira ibihe turimo. Bishobora kuba ari ibihe biteye ubwoba, ibihe bikomeye, cyangwa se ibihe bitubabaje, ariko ubwonko bwawe ntibubashe kubyakira. Icyo gihe stress irazamuka, umuhangayiko urazamuka, kuko cya kintu utari kubasha kwakira. Ikindi, ntabwo tuba twumva ko icyo kintu hari ikintu kindi cyangwa se umuntu wundi wabasha kukidufashamo. Ushobora kuba ufite ikibazo ariko ukareba mu bantu bose ukabona nta muntu wagufasha. Ushobora kuba ufite umwana wakunaniye ukibaza umuntu wamugufasha kandi ari uwawe bikakuyobera. Ushobora kuba ufite amafaranga cyangwa se ubukene ukabona nta hantu ho guhungira hahari. Icyo gihe stress ihita iba nyinshi. Ariko inshuti zanjye, stress ni ikintu kibi cyane, kubera ko murabona nk'uyu mugabo arimo aramanika rero tangazo ritukura avuga ati please hagarara, hagarara, hagarara. Bivuze ngo ntagomba guhorana stress, kuko stress nuyihorana izagutera za ndwara zose twabonye, na bwa buzima bwiza wari ufite ahari bwanakwiye kwifashishwa ukemura ibibazo wari ufite nabwo butangiye kugira ikibazo. Imwe rero mu nzira ushobora kunyuramo ugabanya stress ni ugushaka abantu bashobora kugutera akanyabugabo. Ugashaka umuntu wizeye, umuntu w'inshuti yawe, umuntu wiyumvamo, umuntu ubona wakubikira ibanga, ukajya umusangiza ku biguremereye, ku bikubabaza, ku kibazo ufite ubona cyananiranye. Icya kabiri ni uguhindura imyitwarire yawe, guhindura imitekerereze, guhindurira ibyo utekereza. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bintu byose bitubaho, 10% ni ibitubaho, 90% ingaruka zabyo zituruka ku buryo twebwe tubyitwaramo n'uburyo tubitekereza mu mitekerereze yacu. Ndabaha urugero. Uramutse utwaye imodoka ukagera ahantu ukabona wakerewe, uri kwihuta, ukagera mu muhanda ukabona umuntu arimo arambukiranya umuhanda ageze hagati arahagaze, kandi nawe urimo urihuta, amasaha y'akazi yagufasha. Muri wowe ushaka gutekereza uyu muntu ari kunyereza ibiki, ese yasaze, byamugendekeye bite, yasinze n'ibiki, stress ikazamuka. Ubwo ni uburyo bumwe uri kumva ibintu, urumva ko uyu muntu ari kugukereza kandi afite ikibazo. Ariko tekereza wa muntu yari arimo yambuka umuhanda, yari afite mama urwaye kwa muganga, ako kanya agiye kwambuka umuhanda ahita abona message yuko mama wapfuye, yumvishe nk'amashanyarazi amuje mu mubiri, ahagarara hagati mu muhanda. Urumva ko ibyo bintu bibiri, uburyo bubiri tubitekereje buratandukanye. Uwatekereje ko wa muntu afite ikibazo nawe aragira ikibazo cya stress, ariko watekereje ko wa muntu agize ibyago arumva ahubwo amugiriye impuhwe. Mu buzima rero ni uko ibintu byinshi bitugendekera, niyo ngo uburyo twakira ibintu nibyo bitugiraho ingaruka ku kigero cya 90%
ku ijana kuruta uko ibyo bintu ubwabyo byari bifiteho ingaruka. Rero uburyo utekereza ibintu bibasha kugufasha kumanaginga stress yawe. Niba urugero umuntu umuhaye amafaranga akakwambura, ushobora kumufata nk'umuntu wagambiriye kukwambura, umuntu w'umugome, umuntu utari umwizera. Ariko nanone ushatse watekereza ko uyu muntu wamuhaye amafaranga akaba atayakwambuye kubera ko yagize ikibazo gikomeye cyane cyatumye amafaranga atayabonera igihe kubwiriye. Ikindi ni ukugerageza kuba wowe ukaba umunyakuri, ukiha intego ushobora kugeraho. Ibyo utekereza ushobora kugeraho bikaba ari ibintu bishoboka koko. Ntutekereze kuba wagura indege kandi ukirwana no gushaka imyambaro. Gerageza kwiha intego zishoboka, kandi intego yawe y'uyu munsi igenda ikura uko ubushobozi bwawe bugenda buzamuka. Icya gatatu ni ugushyira ku murongo ibintu byawe byose. Aha nongeye ijambo byose kuko ushobora utagira ikibazo ku bintu runaka ariko ugasanga ibindi biragutera ikibazo bitewe n'uko twa tuntu duke udashyira ku murongo ko dutuma umunsi wawe ugenda nabi. Gerageza ibintu byawe byose bibe biri ku murongo, gahunda zawe zibe ziri ku murongo, mu rugo bibe biri ku murongo, ibintu byose ukora biri ku murongo. Bizagufasha kutagira umwanya gusa nkwibagirwa bimwe mu bintu bitume bikugarurira stress, ahubwo ibintu uzajya uvuga ati iki kintu ni gutya, bityo umunsi wawe ubashe kugenda neza. Ikindi ni ugufata ikiruhuko, ukiha wowe ubwawe akaruhuko. Iki ni ikintu gikomeye ko abantu benshi ntabwo bakibona umwanya wo kuruhuka, basigaye bakora cyane bitewe n'ubuzima no gushaka amafaranga no gushaka imibereho. Ariko uko byagenda kose ukeneye ikiruhuko, cyane cyane igihe wumva unaniwe ukeneye kuruhuka, kubera ko umubiri bimwe mu buryo ukoresha wiyubaka ni wa mwanya dufata wo kuruhuka. Iyo utaruhuka bigenda bizamuka bikazajya kuri cya gihe twabonye cyo gutera indwara. Icya gatatu, iyiteho mu buryo bwose. Ugomba kurya neza, ukaruhuka, ukambara neza, kandi ibi bintu ukabikora mu buryo buhoraho. Ntabwo ari ukuvuga ngo uyu munsi nariye neza ko nananiwe, oya. Ahubwo niba ukora akazi kagutesha umutwe, niba ukora akazi kakunaniza, niba ukoze akazi kagutera stress, gerageza ushaka uburyo buhoraho bwo gufatira ifunguro, ushaka uburyo buhoraho bwo kuruhuka. Ibyo bintu bizakugabanyiriza stress nubwo akazi kawe kaba ari kenshi. Ikindi gikomeye cyane abantu benshi batazi, iga kuvuga oya. Niba uri umuntu wikorera, abantu bose baguhaye ibiraka ntukavuga ngo yego, ahubwo kwakumva organized, kwakumva twabonye ko ugomba gushyira ibintu ku murongo. Niba schedule yawe ubona y'umunsi yuzuye, ubona umunsi wawe wose ufiteho akazi, gerageza umuntu naguha akandi kazi umubwire ngo oya. Wigendera ku bwinshi bw'amafaranga uwo muntu aguhaye cyangwa ku nyungu ugukuremo. Rengera ubuzima bwawe, vuga yego igihe ubona bishoboka, kandi wige guhakana igihe ubona bishoboka. Ikindi gikomeye cyane ni ugukora imyitozo ngororamubiri ihoraho. Hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa ku kamaro k'imyitozo ngororamubiri kuri stress. Usibye no kuri stress gusa, ahubwo imyitozo ngororamubiri ifasha n'ubwonko gukora neza muri rusange. Baba ari abantu bashaka kuba bameze neza mu bwonko baruhutse, ari abantu bashaka kuba abanyeshuri bashaka gufata mu mutwe, ndetse n'ibindi, kugabanya anxiety, kugabanya za depression n'ibindi byose. Imyitozo ngororamubiri ihoraho iradufasha cyane. Shaka ikintu ukunda uzajya uhugiraho igihe utari mu kazi. Shaka kuba ukunda gushushanya, yego jya ubikora. Shaka kuba ukunda gutwara igare, jya ubikora. Shaka kuba ukunda kudoda, jya ubikora. Ako kantu ugashakira umwanya mu minsi igize icyumweru cyawe. Gerageza kwiha umurongo utarengeje ubushobozi bw'imbaraga zawe. Iki kintu kirakomeye ariko kirashoboka cyane. Ku munsi ushobora kwiha intego, ukwishyira n'imbaraga ufite, ukavuga ngo nzajya nkora aya masaha, njyame aya masaha. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane umuntu wese yakwiye gutekerezaho, kubera ko kwiha intego ndende ushobora gutuma uhorana stress kandi n'umusaruro wabyo ni muke cyane. Gerageza guseka, jya mu rwenya rwose, wicare n'inshuti zawe museke rwose, kwa kuntu umuntu aseka kumva koko asetse byimazeyo. Kuruhuka, ibiruhuko. Ushobora gufata umwanya muri konji cyangwa se nawe ukayiha niba wikorera, ukagenda ukajya ahantu hatuje cyangwa se ahantu hadasanzwe ukunda kubona. Ashobora kuba ari muri parike, ashobora kuba ari mu rubura, ashobora kuba ari ku mazi, ukicara n'inshuti zawe n'umuryango wawe mukaruhuka. Igihe ubona byanze ushobora no guhamagara umujyanama akagufasha. Twese rero Imana idufashe, kandi ikiruta byose tumenye ko ubuzima dufite nicyo kintu gikomeye, niwo mutungo munini dufite. Tujye tubasha kubifata neza, ntitwite ku munyenga w'ibyo dushaka kugeraho gusa, ahubwo turebe n'aho tujya, kuko ubuzima bwacu nitwe tubuha inzira. Ahazaza hacu
twe tuhagena. Nituhagena nabi hazaba habi, ariko nituhatwara neza natwe tuzagira ahazaza heza. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza. Habaye hari ingingo wumva wifuza ko twaganiraho wayitwandikira muri comment, n'ibindi byose mwaba mwifuza. Murakoze cyane.